nitwa Kayitana Claude mvuka mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Shangi. Jenoside yansanze aha muri uyu murenge wa Kicukiro mu kagari ka Kicukiro. Ntabwo byari byoroshye. Ndahera cyangwa nihute, ndagerageza kwihuta kugira ngo ndahera wenda ku itariki 8 ko zirindwiho yari itariki habanje gupfa abanyapolitike, ariko ndahera ku itariki 8 kuko muri karitsiye nari ndimo nyatangiye gupfa abantu. Ku itariki 8 mu gitondo nibwo muri karitsiye nari ntuyemo, ntabwo nari ndi kure cyane, uvuye hano ku isoko rya Ziniya hari imbere gatoya munsi ya rya vuriro rya Bethesda muri ya karitsiye naho narindi. Ku itariki 8 mu gitondo akambera kuri 7 nimugoroba muri ano masaha abantu twari duturanye bose bari bahunze. Mu guhunga abantu bahungiraga ahantu, niyo mpamvu benshi cyane bagiye bahungira mu nsengero, niyo mpamvu abantu bose bahungiraga byibuze ahantu hagutse bashaka guhura hari abantu benshi. Aho narindi rero ni ahantu niho nakoraga data wacu atuye mu Kiyovu, hari ahantu hagari, hari uruganda harimo n'amazu ya Menex ari aho ngaho. Abantu rero bagerageje guhungira aho twari turi kuko naho hari hagari, hari igipangu kinini cyane. Nimugoroba rero ku itariki 7 barahunga barara aho ngaho. Ku itariki 8 mu gitondo abantu bo muri karitsiye batangira gusahura no gusenya no gukuraho amabati n'inzugi n'amadirishya. Nimugoroba ku itariki 8 ubwo twiriwe aho ngaho umunsi wose ibintu bitameze neza. Yewe ntabwo nakundaga kwije, sinihishaga. Abantu barazaga tukabahisha tubashyira mu mazu, ariko yewe n'umuntu wamfashije twabanaga yankunda avanga Imana imumugisha ko uyu munsi kuba mpagaze aha ngaha kuri itariki yabigizemo uruhare hamwe n'Imana. Nena nifuje ko ntango ubuhamya hari, ariko nsanga hari umwanya atabonye umwanya. Nifuza gutanga ubuhamya nawe ahari, kuko yagize uruhare kugira ngo ubuzima bwanjye uyu munsi bube burimo mba ndiho. Nimugoroba ku itariki 8 nababwiye ko njye ntabashaka kwihisha, nakunda kwicara hejuru y'igipangu ngakontorora abantu bose, abantu baturuka, abantu bose aho baturuka bazaga mbareba. Bikiye mu masaha ya saa 9 urabona ko twari dutuye hafi y'ira brigade yari gendarmerie, hamanuka abajandarume 3 mbareba n'imbunda, binjira ku umugabo yakoraga yari mu mujyi afite atoriye ya kutire, binjira mu rugo iwe yitwaga Munyawera, binjira mu rugo iwe muri amasaha saa 9 baramurasa, twumva amasasu aravuze, baramurashe, barasa n'umudamu we, ariko umudamu barakomereka yaje gupfa nyuma. Ubwo ni ku itariki 8. Ubwo numva ngo noneho twumvise ko noneho ibintu bikomeye bigiye mu masaha nk'aya ngaya. Hari umugabo twari duturanye yitwa Karekezi, yavukaga ku Kibuye, igitoro cyari turutse hano muri Ziniya kimusanga iyo kiramwirukankana, amanuka yirukanka yerekeza ari mu Gatenga. Ageze mu Gatenga abantu bavuza induru bamwerekana ahantu yari yihishe, bavuga ngo ntabwo arenze aho ngaho, bamutsinda, ariko twabyumvaga mu matwi nyine basakuza. Buracya mu gitondo ku itariki 9
itariki 9 rero niyo tariki ubuzima bwanjye bwahise kubura n'akaga n'amakuba. Ku itariki 9 twaraye aho ngaho, abantu ari benshi, abantu bari benshi, ubwo abantu bamaze kubaho ngaho turi benshi. Uwo mudamu w'uwo mugabo wari amaze kwica yitwa Karekezi, nawe yaje, bamaze kwica umugabo we yaje ahahungira. Yari yaraye aho ngaho, yari afite inda nkuru, afite n'umwana mutoya, umwana ni umwaka n'igice. Uko abantu bari mu nzu ari benshi, byabaye ngombwa ko umwana ngo abantu bamucuraga umwuka, kandi twari twabakingira ndi benshi cyane ku buryo babyiganaga. Kandi inzu zari imiryango igeze nko kuri 3, ku buryo abantu bari benshi cyane kandi twabakingiranye n'amadirishya akinze, umva abantu baburaga umwuka. Ninjye wari uri hanze n'uwo musore twari turi kumwe twabanaga. Aba ngombwa ko ambwira ati umwana akomeze kurira, ndakingura. Arasohoka aza hanze, hari igihe cyo mu masaha nka saa 5 karibu saa 6. Birakomeza, noneho umwana akomeza kurira cyane. Nuvuga ngo interahamwe, abantu zo mu kari muri quartier, ubwo rero batangiye, bari barangije gusenya, bari barabasenye, ndabona bari kuzunguruka bashaka abantu. Ariko abantu bari cyane ntibari bazi ko bari aho, kuko bumva ko abantu bari cyane bahungiye muri Eto RPRC, niho abantu bahungiraga. Icyo gihe hari ingabo nyine z'Ababiligi, abantu bari cyane bagerageza guhunga bajya muri Eto. Bumva rero ko abantu bari cyane bashaka ko aribo bahungiye, ariko barimo bazunguruka nyine wenda nk'umuntu waba wasigaye muri quartier. Bigeze muri ayo masaha barimo bazunguruka, igipangu cyari igipangu kibakira amatafari ya bloke, harimo itafari rya bloke ryari ryarasohotsemo ryavuyemo ko ryagaragaraga. Batambuka rero baratubonye ko umwana yarariraga, no umuntu duhuza amaso aratubona, no mudamu twari duhagararanye abona ko noro duhari, abwira abandi ati babatutsi bari bose bari mwahangaha, ati dore n'umugore wa Karekezi. Ubwo uwo twari turi ku musore twabanaga, ubu n'umugabo amaze kumusaza narakuze, umudamu yari yamutumye, yaramubwiye ati ko umwana yari agafite inzara, avuga ati amurangira ahantu yasize amata n'imikati y'umwana. We yari yagiye rero, agaruka bamubwiye ko noneho umuntu amubwiye ko kuko nemezazamiye ko turi aho ngaho, noneho n'igitero cyari giturutse hano muri zina cyari kije gihura noneho n'abandi bari muri quartier. Noneho kije ahura nabo, umuntu aramubwira ati bamenye ko abantu bose bari aho ngaho iwanyu kandi baragutegeka kubica, nibasanga bari we baragutegeka kubica. Aza ubona ko afite ihungabana cyane, afite n'ubwoba. Araza arambwira ati ibintu birakomeye, bamenye ko abantu bose bari aha ngaha kandi baraniga kubica. Dukingurira abantu, abwira bati nose muhunge, inzira ni muri Eto, mujye muri Eto. Barazuba abantu batuko tubakingurira, bahita ko bahaguruka buri muntu wese asimbuka. Byari bitangaje ko umukecuru w'imyaka nka 60, 50 n'indi abasha gusimbuka igipangu agasimbuka, nawe afashaga undi, buri muntu wese yarasimbukaga. Harimo n'umusaza uri mu myaka nka 65 hafi 70 n'inkabo. Barahunga, ngenda sigara. Barambwira bati tugende, ndabwira nigiye mugiye, ndaza mbakurikiye. Numvaga ndashaka kugendana n'abantu, nari mutoya n'umusore w'imyaka 27. Numvaga ngomba kugenda njyenyine, haba no kwiruka nkiruka, ndashaka kujyana n'abandi bantu benshi. Noneho bamaze guhunga bagiye, nyuma y'iminota mike cyane nka 15, igitero cyahise ko kiza cy'interahamwe zikomeye, n'interahamwe zikomeye ku bantu batari mu mujyi wa Kigali. Abantu bari mu mujyi wa Kigali barabizi, zari interahamwe zatojwe, bamwe baravuye Gabiro, abandi bavuye mu Bugesera, mu kigo cyarazaga ko bari baratojwe igisirikare.
bari bafite amagrenade bataragira imbunda ariko bari bafite amagrenade za bayoneti ibikoresho byose bya gisirikari usibye imbunda nicyo kintu batari bafata baje bahita ko nabo burira igipangu batangira gukubita no kuri porotaye ngo dukingure mbona noneho nibwo natangiye kugira ubwoba mbonye amagrenade n'ibyuma numva ntangiye kugira ubwoba kandi mu kintu natinyaga guterwa icyuma rwose numva umuntu gutera icyuma nantera icyuma akakinira amaravu kirahingukiranya mbabare cyane ubwo barasakuje cyane mbareba abandi bari kuri porotayi kandi kuri porotayi yacu ku buryo umuntu yabaga ahagaze ku muhanda yabaga areba mu gipangu indani barandebaga rero nibo twabanaga azamuka agiye gukingura imfunguzo n'igihe wari uzifite arampamagara ati nzana imfunguzo ndazamuka ni igipangu kinini avuga ko ari igipangu kinini cyane haregare ndazamuka ngiye kumugeraho nk'aha abashumba bicaye gutya mpagaze nka hano umuntu agira imfunguzo nzunguruka buryo nk'uhasunguruka inyuma y'urusengero gutya ndasimbuka inyuma hari igipangu mpita ndasimbuka igipangu ngwa mu kindi gipangu bari baraye bagisenya bakuyemo bati bari abantu duturanye b'abatutsi nguyemo sinahagararamo kubera n'umutima udatuje ndongera mvamo ndasimbuka ngwa mu gipangu cy'umugabo witwaga Melchior yakoraga muri Mijema cyari Mijema kera noneho nsanga nguyemo numva abantu bari gusakuza naho ni interamwe zirimo zimaze kwica abapangayi babagiwe ndagaruka ndongera nsimbuka igipangu cy'indagaruka ngwa muri cya kindi noneho ngeze hahandi muri cya gipangu kindi nguyemo sinibwira ngo wenda mpagare ngumemo numva ngomba gukomeza kugenda noneho ndasimbuka ndongera nsimbuka cya gipangu ngwa mu kindi cyakiri ibyo byari byegeranye noneho byari ipangu bisa n'ibyegeranye ariko hagati harimo akayira k'agahanda bose bari bamaze gusohoka rero bose bari hanze njye nasimbuka sinigera niteye wenda banze ntuze numve ko abantu bana narasimbutse ngimba gusimbuka igipangu mbagwamo hagati ngimbisimba gutya nese ko mbagwamo hagati bose bazungurutse nkuko mwicaye gutyo umuntu akamanuka akaba yabagwamo hagati mbagwamo hagati ndiko ndahagarara baramfata bamaze kumfata baranzungurutsa bansubiza aho narindi basanga cya gitero nari impunzi mu kintu yavuga bamaze kumfata uwo mwana ese ko nakira gupfa muri jewe ese ko nakira urupfu niba ko maze kwakira gupfa nibajije ngo nyuma y'urupfu ndabona iki icyo kintu ese ko ntekereza umutwe wanjye bako gupfa ngo mpfuye nyuma y'urupfu ndabona iki iki ndi bubone ndajya he ndajya mu ijuru nigishije ko abantu bapfuye abagirane abakoze neza bajya mu ijuru abakoze bajya mu muriro ndajya he inzira yanjye ndi bujye ngenda muri urwo rwego baranshorera ko ntegereje ko nyine mpfa namaze no kwakira urupfu n'urwo rwose namaze kubyakira numva niyakiriye turagenda turazunguruka no kuzungura mu makaritsiye hagati y'amazu y'abaturage tugera ahandi n'arindi basanga igitero cy'igihari nuko babona bakoreshaga amagambo nyine yo kwerekana ko imbaraga zihari ko nari mbacitse kandi bari maso bahari kandi byanumvikanaga mageze rero ndinje baranyishiza basanga icyo gihugu hari interahamwe zatojwe noneho tubasanga uwari shefu y'interahamwe hano za Ziniya ubwo niwe waga ufite ijambo rikuru navuga kubaho urabaho navuga gupfa urapfa mageze arambaza arambwira ngo ufite amafaranga ndavuga amafaranga ndayafite nayo mfite amafaranga 36 muri icyo gihe ntabwo ari amafaranga ari makeya
ndayafata amafaranga ndayamuha, maze kuyamuhereza arambwira ati, ahita kubabwira abandi ati mureke umututsi tuzamwica twamaze gushyingura umubyeyi. Hari gahunda rero kuvuga ko bazica abantu, bagasigara cyane cyane bakunda kuvuga ko bazasigara abagore n'abakobwa wenda n'abana, ariko abasore n'inkumi, abagabo n'abasore barapfuye, bakazamusesera umubyeyi bakabica nyuma. Biba ngombwa ko nanjye njya muri icyo gikundi cyo kuzicwa nyuma. Ahita ko maze gufata amafaranga aduhaye inzoga, mumureke tuzamwica nyuma. Uwo mwanya ubwo nababwira ko nari nakiriye gupfa, nahise ko kukaya nongera kwakira kubaho. Bivuga ngo ubwonko nyine ku byose ko byikora, ako kanya byose byikora, numva nongeye kwakira kubaho. Kuko icyo gihe nari mfite mwene data wacu wari mu Nkotanyi, yaroje muri 600, yari hano kuri CND, namusuraga kenshi, twabonanaga kenshi, amakuru ya kuri CND yose nari nyafite, nari nyazi. Akimara kumbwira ko bazanyica nyuma, nge nakiriye kubaho, numva ko genda ari burara aho ngaho, ndibukoresha uko nshoboye ku buryo ndi bugere ku Kimihurura. Ntibyashobotse. Ubwo numva nyine ko mbayeho. Umuntu rero mu basore bari abo ngabi bari baratojwe, yamanutse ajya epfo aho nabaga mu nzu nari ndimo, ajya gusahura ibintu. Nimfite radiyo nini ya kasete n'imyenda, arayisora, azamura radiyo, azamura n'imyenda yifite. Noneho angezeho, ageze inyuma, numva arimo yisaranga cyane, wa mututsi nimuramwica. Ntawamusubije ngo mubwire ati twamuretse, bose baracecetse. Anturuka inyuma rero, arambika radiyo, agiye azamuye umupanga, murebera inyuma gutya nk'uko bareba ku rutwariro, mubona azamupanga, mfunga amaso, bitego mfunga mu maso, mfunga umwuka. Ahita ko kubita, aratema kubita umupanga ku gikanu, nikubita hasi ngo apfukame. Arajya nkubita undi, mu mipanga 9 numvise imipanga 2. Ubwo nise ko njya muri koma. Nyije muri koma rero, ubwo ndakomeza, natewe ku itariki 9, ngaruha ubwenge kuri 29, maze iminsi 20 muri koma. Muri iyo minsi 20 nta kintu na kimwe, nta bufasha, nta kintu, usibye nyine iyi Mana tuhagaze imbere turi kuvuga yakoze ibyo byose. Kuri 29 mu masaha yo mu gasusuruko, nibwo nagaruye ubwenge, maranguka ndakanguka. Simbuka amasaha mu gasusuruko mu masaha 3 ni nkaho. Nkangutse, sinabashaka kuvuga, donc ubwonko bugikora ku buryo ntekereza. Nkangutse nahuye n'ikibazo gikomeye cyane, ariko ko nakangutse wumva iminsi 20 bifite ibisebe bingana bityo, byatangiye kubora, donc narinukiraga ku buryo bukomeye cyane. Kandi noneho ndinukira ku buryo burya ikintu ushaka kugihunga ukimuka, ukava hano ukajya hari ugahunga. Nge ntabwo nihungugare, ntabwo nge nagombaga kwihunga rero, yarige bivuga ngo donc umwuka mubi wavaga muri jye wijaga amazo, nige nyine ntabwo ndi bubihunge. Numva ni ikibazo kinkomereye cyane,
ko narinukiraga cyane bikomeye. Babwira burya ubona duhumeka umwuka wazima turi bazima, uyu mubiri tugendana nibura n'ikintu kidahari. Dongo narinuka cyane, dongo umuntu aranuka cyane biteye ubwoba. Mu minota mikeya umuvandimwe yarabonetse, ntabwo yari ahari, yari yagiye gushakisha icyo kurya, yagiye ku isoko muri centre. Agarutse n'uyu twari abasore yabaga mu muryango umwe nanjye nkaba mu wundi, ariko akaza kureba uko nyine ubuzima bumeze. Yambwiraga ko yazaga kureba ko asanga kwenda umwuka waheze, no muri we yari agategereje ko nzapfa, ko napfa asanga umwuka waheze, agashaka ukuntu abigenza wenda akayashyingura cyangwa akayabwira abantu tuba umuntu yapfuye. Asanga rero ndicaye, ikintu nakoraga ko ntari nzi kuvuga ntabwo nambishoboye, nize kuvuga nk'umwana, ni n'abana banyigishije kuvuga. Namaze nk'ibyumweru 3 nazi kuvuga, nize kubaho k'umwana muto cyane biga kuvuga nyine nize kuvuga. Angeze uruhande mbura icyo namuvugisha ngo mubwiye ngo ndameze gutya, ndaseka. Niyo nabaraga ikintu cyo gukora kugira ngo narasekaga, kugira ngo mve ko byari byose mpari, cyangwa se biri kuna kuba ndimo ibitekerezo byanjye bihari. Ko nahise ko nanibuka umwanya nikozeho, nahise ko nongeye gutekereza nibuka ko bantemye, abaye burya barantemye. Ubuzima bwarankomereye cyane. Icyo gihe icyo namusabye Imana, n'ejo bundi kuwa kabiri narayivuze, none Imana ifite ukuntu yajyaga imukoresha biteye ubwoba. Dona no musinja ashaka kubishyikira ngo mbikure mbishyikire, uko ndababwira ko ikintu cyose natekerezaga mu mutima wanjye kuba namubwira, nagerageza gukoresha amarenga, agahita kwambwira ngo ngukorere iki. Ntavuze nkabona ikintu cyose nashaka gukora, icyo yankorera akagikora. Ikintu namubwiye ngo nkuremo imyenda, ko numvaga ari ikintu cya mbere kimbongamiye. Ankuramo imyenda. Icyo gihe amazi yari agihari, ko hari igihe cyageze amazi arabura kubera amasasu yavugaga, imati yaracika nyine amazi arabura, ariko icyo gihe amazi yari agihari. Aragenda aranyuhagira, nkarabya, ndiyuhagira mu myenda yari yasize, ndongera namuramo imyenda nambara indi. Noneho icyo gihe nanatenywa, yandyamishije ku gitanda, itari amatara. Icyo gihe noneho ashyiraho amatera, ndaryama. Ko nayo maze umubiri n'ubuje uhumetse, ndaryama kujya bibi n'ikibazo, ndasinzira cyane kuva muri amasaha kugeza nimugoroba. Agira ikibazo cy'ukuntu yari abonye mbayeho noneho mpfuye. Nihuse byarakomeje, ubuzima butubana bubi barakomera cyane, tugira inzara iteye ubwoba. Ni ikibazo kuba uriho ufite ubuzima bumeze buryo ugakenera kurya, ni ikibazo gikomeye. Niba ushize narakibuze, njya nkunda no kubitekereza. Iyi Mana tuba imbere yadusenga iteye ubwoba, nta tolerance igira buriya. Ko nayitekerejeho cyane, ndavuga ngo Mana wamfashije ugahagarika inzara mu buzima bwanjye, sinjye nsonza, nkomeze mbabare ubuzima bwanjye bubabare, ariko sinsonze inzara indye. Kuko nagiraga kubabazwa n'umubiri undiho, nkabazwa n'inzara, byose bingoye. Ariko ni Imana nyine yakomeje kugira neza. Nihuse yaje kutugaburira kugira ngo naza kubarambira igihe kitagenda. Ngiye gusoreza kuri icyo kintu, ubutaha tuzajya dukomeza ko ibirebere kubivuga byasaye umwanya muremure cyane. Ndagira ngo ubu ukuntu rero Imana yatugaburiye, ntangiye kuyitekerezaho nyibaza icyo kintu.
yumvije igitekerezo cyanjye ko nibaza ukuntu mbayeho gutyo kandi nkeneye kurya kandi byose n'ubwo bushobozi bufite kubwa yahagarika inzara mu buzima bwanjye. Icyo gihe nakundaga kota izuba, ntaragera aho ngaho reka nsubire mbibabwiye nabyo. Icyo gihe maze kugarura ubwenge, intebe zamenye ko ntapfuye, zibibwiye n'umuntu twari duturanye, zimubwira ko ntapfuye, ziragaruka. Naho zigaruka zifite imbunda, bari baramaze kubona imbunda. Nivuga ko icyo gihe baje, ariko numva nifuza ko bandasa. Njye numva nshaka ko bandasa, baza barimo bisararanga batubwiye ko tutatapfuye. We yashatse ko yarababeshya aravuga ngo yarapfuye, ngo wa munsi umwica mumutema ntabwo yapfuye, ngo ariko yapfuye ku minsi ngo naramushyinga nanjye namuhorahoje, ababeshya kugira ngo bagende. Ariko agarutse abimbwiye, numva ngize agahinda n'umubabaro, numva nshaka ko giye ko nabaraga bafite imbunda, numva nifuza ko bandasa abandi byubuze yabaza bakandaza, kuko jewe kubaho numvaga nta kintu bimariye, nkeneye kuba navaho ngapfa aribyo byambwira umumaro ku buzima bwanjye, kuko kubaho nta kintu byari bimariye icyo gihe. Ariko Imana yizi kugiye nk'iki ngiki nzabahagaze ahanga ndi kubivuga, wari umugambi w'Imana. Nihuse rero Imana yaratugaburiye, nicaye ndi kota izuba, bohereje igisasu cya katyusha kinyikubita imbere, nicaye nk'uko nakwigemera hano, iki cyari igikuta cy'inzu, bayikubita burya irazigwamo gutya iracukura, imaze gucukura zirazamuka zirandenga, zikubita igikuta cy'inzu nayo negamiye, gikubita amatafari amanuka nyikubitaho, ibitaka birazamuka, amaraso arahuma, ndacanganyukirwa. Nyoberwa nyine ndacanganyukirwa ko cyaranasakuje cyane bincaho. Ariko gikubita icyo gipangu cyakindi imbere, inyuma hari igiti cy'ipera cyari gifite amapera menshi cyane ku buryo cyari cyeza. Aho niho Imana yatangiye kutugaburira noneho, ko twari tugeze mu buzima bukomeye cyane ku buryo we noneho nk'umuntu wari usanzwe wari na muzima, donc wabonaga ko bigeze kuri finale, ubuzima bwe bugeze kure rwose, upfa nawe kuri ngo arije ubuzima nibwo buhari, noneho nawe nk'umuntu muzima nawe ubuzima bwamaze kuba bubi, kuko no kubaho nawe wabonaga twe twagombaga gupfa ko twari tugiye kwicwa noneho n'inzara. Imana iradutabara, ikubise icyo gisasu, nza kugarura ubwenge, ibitaka bivana mu maso, ndebye nsanga imbere yanjye haracukuye, mbona inzu yacitse nk'imyobo, amatafari yaguye, byamusanze imbere aho yari ari no mu nzu we, njye ndi hanze. Mbona cya gipangu cyacyo cyaguye, kandi no uruhande rw'aho ipera riri naho cyaguye, cyose cyagiye hasi. Hari nko mu masaha ngerageje nka 4 z'amanywa, ndagenda nkururinda gake gake n'imbaraga nkeya, ngera kuri ya mapera, amasasu yagaho gaca hejuru, amasasu yabaga ari menshi, ahita aturuka hirya no hino, donc ku buryo aho waguri hose abaga amasasu utabaye ahantu ari guturuka. Ngeze kuri amapera, kuko amapera yari yiyashirije cyane, yamanutse hasi, ndatoragura ntangira kurya. Maze kurya numvishe maze, nibaza ukuntu mugenzi wanjye we ari bubeho, kandi nzi ko inzara imuri. Ndajya gutekereza ukuntu ndi bumugereho, ndavuga nkantekereza kuvanga biragenda bite ko ushobora gusanga nawe apfuye inzara imwishe. Nagumye aho ngaho, kuhava birananira, atari uko gukuruka ntahava, ahubwo amasasu ari menshi, nuko amasasu aca hejuru no hirya, kuhava mbona n'imvura amasasu ari kunca hejuru. Byaje gukomeza bigera nko mu masaha 9, kuva saa 4 kugera mu masaha 9 ndaho ngaho, kuhava byanze kubera amasasu. Ariko Imana iza gushyira inyoroso, numva amasasu abaye nk'agabanutse. Ndagenda nanjye nafata amapera cyangwa ikintu nari mfite ndamushyira, nawe afata icyo kurya, ubuzima burakomeza. Reka nsoreze aha ngaha kugira ngo
kuza kwica gahunda ni ubuzima burebure cyane, ni byinshi ubuzima twaciyemo icyo gihe ni bwinshi, ko kuvumara ukwezi amezi 3 ukwezi kwa 5 kwa 6 byari bikomeye. Reka nshima Imana, ndashima Imana, nshima n'itorero yampaye umwanya wo kugira ngo mvuge kuri ibi bintu, uko iyo tuvuze kuri ubuhamya bituma umuntu abohoka no mu mutima. Nagira ubuntu n'Imana, nta kintu kijya gituma mu mutima wanjye haba mwiza ngo ndekeze ku bintu byinshi cyane ngo mbitindeho. Ndashima Imana nihuse yatumye uyu munsi mpagarara aha ngaha mu myaka 31 ngihumeka. Nari umusore icyo gihe, uyu munsi dore ukuntu ngana. Imbaraga z'Imana, Imana ishimwe. Yagize neza, yarakoze. Imana ntiyakoze, yarakoze. Ndayishimiye rero ko yakoze ibyo byose. Ndayishimira ko yanyongeye iminsi yo kubaho. Uyu munsi mpagaze aha ngaha maze iminsi 11,316. Uyu munsi tuvugana ndayimaze ni iminsi Imana yanyongereye 11,316. Ni iminsi myinshi. Uyu munsi nubwo napfa rwose, iyo minsi ni myinshi pe yo kubaho. Imana ntiyakoze. Reka umuyobozi wa gahunda yongeye akira mikorofone, ubutanzi wasubikura. Murakoze cyane, Imana bamugisha.